kubera umubare muke w'abasaseredoti bari mu gukendera, hari ubukene bw'abapadiri ku buryo usanga izari paruwase zifunze kuko nta musaseredoti. Natwe rero kandi uko twongera kubona abasaseredoti ni nako tugenda dushobora gushinga za paruwasi ngo twegere abakristu uko bishoboka. Tumaze kugira paruwasi 44 n'ebyiri zigiye kuvuka, nubwo tuba ngubu hari amabwiriza asaba byinshi bidusaba imbaraga nyinshi kurushaho. Nk'uko kandi twakiriye ivanjiri tubikesha abamisiyoneri basigaga iwabo ngo baze kwigisha ivanjiri aho itaragera, niko natwe igihe kigeze ngo twohereze abapadiri kujya kogeza ivanjiri n'ahandi itaragera, haba muri Afurika cyangwa se n'i Burayi, aho abapadiri bamaze gukendera cyane bagakenera ko tubunganira. Ubu turi mu biganiro kubyigaho nabo uko twafatanya. Ubusanzwe imiryango y'abiyeguriye Imana yo biri mu nshingano zabo z'ibanze, baba bafite ubutumwa ku isi hose aho kiliziya bakeneye, ariko ubu ngubu n'abapadiri ba diyoseze kuva ku gihe nyir'ubutungane Papa ashyizeho gahunda ya Fidei Donum, aho abapadiri bagiye bava muri za diyoseze bakajya gufasha bakaba abamisiyoneri. Natwe dufite abagiye baza kutwigisha ino bavuye mu Burayi, natwe igihe kirageze ko tujya twohereza, kandi twaratangiye. Dufite abapadiri bari mu butumwa b'abamisiyoneri hanze, haba muri Afurika ndetse no ku yindi migabane nk'Uburayi. Mu gutegura abasaseredoti rero turasabwa kubategurira uwo mutima w'ubwitange ngo babe bakora ubutumwa n'ahandi, kubera ukuntu ubukristu bumaze gukendera. Nyir'ubutungane Papa Leo ndetse n'uwamubanjije Papa Francisco baradusaba gufatanya ngo dushyire hamwe mu kwamamaza inkuru nziza hose, cyane cyane ko ubu ngubu isi yose yabaye umudugudu. Tumenye ibyabaye muri ako kanya hirya no hino kubera itumanaho. Ntabwo rero twakwirengagiza abavandimwe bataramenya urukundo rw'Imana n'umukiro wayo. Ibi rero biradusaba uko kwitegura no kugira umutima ufungutse, esprit missionnaire, kugira ngo dushobore kwamamaza inkuru nziza nk'uko natwe twahawe, dutumwe natwe kugeza abandi iyo nkuru nziza. Ibi rero byose bisaba kwigisha abato neza. Niyo mpamvu uburezi guhera mu muryango ari wo musingi w'uburezi abandi bose bubakiraho. Gutoza abato gukunda Imana no kuyizera, noneho kubatoza ubumuntu n'ubumenyi kugira ngo abe umwana ushoboye kandi ushobotse. Noneho rero gutoza neza no kwigisha neza abato, abaseminari bacu, abafaratiri n'abasaseredoti, kugira ngo barusheho gucengera teolojiya n'umuco wacu. Ubu turagira ngo n'abihaye Imana, ababikira, abafurere n'abarayiki bige teolojiya, basobanukirwe byimbitse ukwemera kwacu no gushobora kukwigisha neza abandi. Murumva igihe tugiye no kwigisha mu mahanga ivanjiri bisaba kuba natwe dushinze imizi twayicengeye, kandi rero ukwemera kubakira ku ndangagaciro n'umuco w'umuntu, nk'uko Musenyeri Mukurambere wacu Bigira Umwami yabivugaga, kugira ngo dutegure umukristu w'umunyarwanda n'umunyarwanda w'umukristu koko. Byose
dushobore guseruka dusangiza abandi ubukungu bw'ukwemera kwacu no kubabera abahamya b'urukundo rw'Imana n'ubwiza bw'ukwemera kwacu. Ni muri urwo rwego rero ubu ngubu turi no mu gutangiza teolojiya ngo abato bafashwe gukora ubushakashatsi bayobowe n'abahanga muri teolojiya kugira ngo kwemera kurushaho gushinga imizi mu buzima bwacu n'umuco wacu. Arikidiyosezi imaze imyaka 50 na Kiliziya mu Rwanda imaze imyaka 125. Igihe kirageze ngo uko dutumwa no kujya kwamamaza inkuru nziza n'ahandi duhereye n'iwacu dushobore gucengera ivanjiri ndetse no guteza imbere indangagaciro z'umuco wacu zubaka ubukristu n'ubumuntu. Ndagira ngo rero nifurize yubile nziza abasaserdoti, mbashimira ubutumwa mwakoze, abari turi kumwe n'abandi tutashoboye kubana, Padiri Kibanguka na Padiri Theoneste turi kumwe hano, mbashimire kuko ni iby'agaciro gakomeye iyo tuzirikanye imyaka 50 mumaze mu murima wa Nyagasani, mu muzabibu wa Nyagasani. Padiri Kibanguka bikomejeho, ariko buriya na Padiri Theoneste nawe muri bwa butumwa wihaye Imana uduserukira mu kogeza ivanjiri mu mahanga, yagize ubutumwa bukomeye n'ubunararibonye hirya no hino aho abakuru be bagiye bamutuma. Ni ikivi gikomeye haba muri Arikidiyosezi yacu, haba no muri Kiliziya muri rusange ku isi mu muryango w'abemera. Padiri Kibanguka ni n'umusaserdoti wa 5 w'iyi paruwase, iba nabisomye neza, Sainte Famille. Ni ikivi gikomeye rero kandi yakoze muri iyi myaka 50 ubupadiri bwe yabuhawe diyosezi ivuka. Ni kigero cy'uko buriya bunararibonye yavugaga ni nabwo bunararibonye bwa Diyosezi ya Kigali, kuko bangana ubusaserdoti bwavukanye, ubusaserdoti bwe bwavukanye na Diyosezi ya Kigali. Ndifuriza kandi ubusaserdoti bwiza abasaserdoti bashya mwabuhawe ndetse n'abadiyakoni bazabuhabwa. Basaserdoti mwabuhawe, ni amahirwe kuba mufite bakuru banyu mureberaho, ari aba 50 ndetse n'ababegereye kurushaho ba 25. Padiri Kibanguka yagiye bigarukaho ibyishimo by'umusaserdoti. Ndahamya ko nta gushidikanya mu ijambo rye yabivugaga, Imana imushubije mu buto bwe, inzira zose z'ubuzima ziri imbere ye, nta washidikanya ko yakongera guhitamo inzira y'ubusaserdoti. Ni ubuhamya bukomeye rero iyo dufite abasaserdoti nk'aba ngaba bishimiye ubusaserdoti, ko bahisemo neza nk'uko tujya tubiririmba, Nyagasani bakaba bari kumwe. Nagira ngo kandi nshimire ingo ziduha abasaserdoti. Abasaserdoti bavuka mu miryango. Ndashimira rero ingo zaduhaye abasaserdoti kandi nizikomeza kuduha abasaserdoti, kuko urugo rufatanya n'Imana mu busaserdoti, mu gutanga abasaserdoti no kubategura mu Kiliziya. Ndagira ngo rero nsoze nshimira cyane abepiskopi baje ngo twifatanye, by'umwihariko Musenyeri Smaragde
ndamushimira ko mu ntege nke ze yaje ngo twifatanye. ni umwepiskopi wareze abapadiri benshi, wamaze imyaka myinshi mu burezi, mu busaseridoti, benshi twanyuze mu maboko ye, ngira ngo mumfashe tumushimire cyane. Muri bariya basaseridoti n'abepiskopi twishimira Imana yaduhaye muri Archdiocese ya Kigali, benshi muri bo banyuze mu maboko ye, yarabareze. Ni iby'agaciro rero kandi n'ubuhamya n'urukundo ugaragariza ubusaseridoti, tugushimira kuba twashoboye kwifatanya. Ashimira nyiricyubahiro Musenyeri Tadeo, ikivi cye gikomeye yatangiranye n'ibihe bikomeye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, mu kubaka iyi Archdiocese ya Kigali mu bihe bikomeye cyane. Nkashimira rero n'abepiskopi bari mu kiruhuko hano iwacu, Musenyeri Jerome Gapangwa na Musenyeri Anastase Mutabazi. Ndagira ngo nshimire cyane na nyine cyubahiro Musenyeri Nonce Apostolique uhagarariye Papa mu Rwanda. Ni iby'agaciro n'umugisha kuba turi kumwe, mushimira n'ubutumwa amaze kutugezaho. Mwese rero nagira ngo mbifurize yubile nziza n'umunsi mwiza kuri mwese. Nk'uko babivuze, ndagira ngo ababiteguye bigize imbere impano ndetse n'ibigenerwa abapadiri bashya kuri uyu munsi babuhawe. Hari ibyemezo bihabwa basaseridoti babuhawe kugira ngo nibaba barenze hano tuba tubaza, ariko iyo barenze imbibi za diyosezi no mu mahanga hari igihe biba ngombwa kwerekana icyemezo cy'uko babuhawe. Icya kabiri, bagira ububasha n'uburenganzira by'umwihariko bahabwa ubwo gutanga isakaramentu rya penetensiyo. Ndagira ngo rero baze imbere babuhabwe. Padiri Aimable azabaho, Padiri Florier Usengayezu, Honore Niyonzima, Thomas Nyarwaya, Emmanuel Numviyumukiza, Olivier Hakizimana, Pascal Mugambira, Eli Hakizimana, Eric Twagiramungu, Blaise Ngayabosha na Juvensi Nishimwe. Abadiyakoni rero nabo barahabwa Valens Ndayisaba, Ashile Hakizimana, Eli Fabrice Shimwe, Fabrice Cyuzuzo, Verie Wineza, Jean-Marie Vianney Bintunimana, Emmanuel Hagenimana, Celestin Bayizere na Frere Ildefonsi Aburora.
hari impano rero twageneye abapadiri basha ngira ngo mu gihe arikiepiskopi ari kubaha impano nabibutsa ko mu kanya avuze abapadiri Fidei Donum, natwe muri arikidiyosezi tugomba kuba abogezabutumwa. Arikidiyosezi itangira yari ifite abapadiri Fidei Donum 17, ubu ngubu ntawe usigaye. Birere.